Hari ibintu byinshi abantu bamenye bamaze gusaza, kandi icyo gihe ukaba udashobora kubihindura cyangwa se ngo usubize ibihe inyuma ibyo bintu ubashe kubihindura. Uyu munsi ngiye kubagezaho ibintu 7 abantu benshi bicuza bari mu zabukuru kandi bakaba badashobora kubihindura. Niba ushobora kubaho ubuzima, niba ushaka kubaho ubuzima wifuza, niba ushaka kubaho ubuzima utazicuza, reba iyi video kugeza ku musozo. Ushobora kwigiramo isomo rizagufasha guhindura ubuzima no kugena ejo hazaza hawe heza. Reka dutangire n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere abantu benshi bicuza kandi bakakicuza bamaze gusaza, bakajya bavuga ngo iyo menya kuki iki kintu ntagikoze. Ikintu cya mbere ni ukudakoresha amahirwe igihe ahari. Kudakoresha amahirwe igihe ahari. Kenshi duhura n'amahirwe yizana, cyangwa se kenshi duhura n'amahirwe mu buzima ntitubashe kuyabyaza umusaruro, ntitubashe gufata ya mahirwe yacu, ntitubashe gufata ya mahirwe tubonye ngo tuyabyazemo ikintu cy'ingirakamaro. Hari ubwo amahirwe aza ugasanga ubonye amahirwe yo gukora, ugasanga ubonye amahirwe yo kwiga, ugasanga ubonye amahirwe yo gutravolinga mu bintu runaka kandi bigufitiye inyungu, ariko kubera ikintu urimo ako kanya, kubera ikigare urimo ako kanya, kubera ubujiji urimo ako kanya, ntubashe gufata aya mahirwe ubonye ngo uyabyaze umusaruro. Tugerageze tubone amahirwe. Niba ubonye amahirwe uhite uyabyaza umusaruro ako kanya, kuko iyo amahirwe agucitse kugira ngo uzabone andi mahirwe mu buzima biragora. Ikintu cya kabiri ni ukudakurikiza inzozi zawe kubera ubwoba. Kudakurikiza inzozi zawe kubera ubwoba. Hari ukuntu umuntu aba afite inzozi, wenda n'urugero ukavuga ati mfite inzozi zo kuzaba umucuruzi ukomeye, umucuruzi mpuzamahanga, mfite inzozi zo kuzaba umuntu uhambaye, ariko kubera ubwoba ufite ntushake gukora, ntushake kuinvestinga cyangwa se gushora amafaranga mu kintu ushaka kuzabamo umuntu ukomeye. Ukavuga nindamuka nkishoyemo ndahomba, nindamuka nkishoyemo biragenda uku, kubera bwa bwoba bukakuziringitira, bukakubuza kugera kwa za nzozi zawe kubera wagize ubwoba. Tugomba gutinyuka kugira ngo ugere ku kintu runaka, bigusaba kwiyumvamo imbaraga, ukiyumvamo ubushobozi, ukiyumvamo umuhate, ugatinyuka kugira ngo ugere kwa za nzozi zawe, ugere kwa cya kintu wifuza kuzageraho. Twakomeje no ku kintu cya gatatu. Ikintu cya gatatu ni ukutizigamira amafaranga. Ikintu cya gatatu guys, mucyumve mucyiteho, ni ukutizigamira amafaranga. Ibibazo biratungurana nshuti zanjye, ibibazo biratungurana. Umunota ku wundi uhura n'ikintu kigusaba amafaranga. Iyo wizigamiye amafaranga, icya kibazo iyo kije byanze bikunze uba ufite uburyo ubasha kugikemuramo kubera amafaranga. Niyo amaye make bitewe n'icyo kibazo, ushobora kwaka ubufasha, ariko hari intangiriro, hari aho ufite ho guhera, hari aho ufite utangirira ukaba wasaba ubufasha, ariko ufite aho intambwe runaka wateye, atari ugutangira kuri zero. Tujye tugerageza mu 5,000 ubonye, mu 10,000 ubonye, ukureho 1,000, uvuga ati iki 1,000 ngiye kukizigamira, kizantabara, kizanandwanaho. Akenshi urubyiruko akenshi ukunda guhura n'ibintu ugasanga mugenzi wawe afite ikintu runaka yagezeho, mwene wanjye afite ikintu runaka yagezeho, ukagira ngo cyaje gutyo. Aba yarakoze, aba yarizigamye, aba yarakoze saving. Wowe rero ukagira ngo byaje gutyo, ariho rimwe n'imwe usanga abantu benshi bishoye mu ngeso runaka kubera atizigamye. Yabona rugiye mugenzi we ari gutera imbere akagira ngo byaje gutyo, kandi hari aho byaturutse. Guys, mugerageze iki kintu mucyiteho, mujye mugerageza kwizigama, kuko ibibazo biratungurana, kandi mbere y'uko ukenera support runaka uba ugomba kuba ufite nawe aho wahereye. Twakomeje ku kintu cya kane. Ikintu cya kane
ni ukwita cyane ku buryo abandi bantu bagutekerezaho, ugafata umwanya ukita ku bintu abantu bagutekerezaho. Abantu ubwabo batekereza bitandukanye n'uko wowe utekereza. Wowe ugomba guhanga amaso ngo nihe nifuza kugera, nihe nshaka kugera, niki nifuza kugeraho, ndinde, mbere y'uko abantu bakubaza ngo wowe urinde. Mu maso y'abantu ugomba kwibona nk'ingwe mu gihe bo ubwabo bari kukubona nk'injangwe. Abantu akenshi bashobora kugutekerereza wowe atari byo utekereza. Ushaka kugera ku kintu runaka, ushaka gukora ikintu runaka, ushaka kuba wowe wa nyawe, ariko bitewe n'ishusho y'abantu urimo, abantu ngo bari kukubwira uko, ngo abantu bamvuze uko, ngo abantu bashaka ko nkora iki, ntube wowe wa nyawe, bigatuma utabasha kugera ku nzozi zawe. Mu gihe runaka, mu myaka runaka, ukazicuza ngo iyo nkora iki. Ushaka kwiga ikintu runaka ngo uzabashe kukibyaza umusaruro mu minsi iri imbere, ariko kuko abantu batagikunze icyo kintu, kuko abantu badakunze uwo mushinga runaka uri gutekereza, bakaguca intege ntubashe gukora icyo kintu. Nyuma y'igihe ukazicuza ngo kuki ntabikoze, iyo mbikora mba ndi. Guys, muhanga amaso ku byo mwifuza kugeraho aho guhanga amaso ku bantu runaka. Twakomeje no ku kintu cya gatanu. Ikintu cya gatanu ni uko kutamarana umwanya n'umuryango wawe ngo bumve, cyangwa se kutabonera umuryango wawe umwanya. Ni ukuvuga ngo hari igihe uburura umwanya umuryango wawe bitewe n'amafaranga se, bitewe n'akazi se, bitewe na struggle urimo, bitewe n'ubuzima turimo, ariko uko byamera kose ujye ufata umwanya wumva abantu bagukunda, wumve famiye yawe uyiha umwanya, bakuganirize, muganire, kuko byanze bikunze igihe cyatakaye ntabwo kiba kigarutse, kandi hari igihe uzakenera abo bantu nabo batakikubonera umwanya. Tugerageze tujye tubonera umwanya abantu badukunda, abantu batwitaho, ababyeyi bacu se, famiye muri rusange. Twakomeje no ku kintu cya gatandatu. Ikintu cya gatandatu ni ukutita ku buzima bwawe. Kutita ku buzima bwawe, umunsi uvuka umubyeyi arakubyara akagushyira ku isi, hari imyaka igera akavuga ati uyu muntu amaje kugera mu myaka runaka, nawe agomba kwiyitaho, agomba kwita ku buzima bwe, njyewe ubwanjye ntakimufiteho ububasha. Ugasanga wishoye mu biyobyabwenge se, ntabwo ubasha gukora siporo ngo ufitinge umubiri wawe, bya biyobyabwenge wishoyemo bitangiye kugutera indwara runaka. Iyo ndwara biguteye ntushobora kwikurikirana ngo ubashe kuyivuza hakiri kare. Ejo imyaka yakujyana ukumva ubuzima nibwo butangiye kuryoha, ugatangira kwicuza ngo ese kuki nanywaga amatabi, kuki nishoye mu biyobyabwenge, se kuki bino byangendekeye uku. Ugatangira kwicuza, ugasaza wicuza, kandi bitari bikwiye, bitakabaye ngombwa ko usaza wicuza. Reka dukomeze ku kintu cya karindwi, aricyo cya nyuma. Ikintu cya karindwi abantu benshi bakunda kwicuza ni kutita kwiga ubumenyi bushyashya, kudashaka kumenya ibintu bishyashya, cyangwa se kutiga muri rusange. Muri iyi generasiyo turimo, turi kugera mu gihe abantu benshi dukunda kubaho mu buzima butari ubwacu, gufekinga life. Ugasanga wenda nshaka gutravolinga ahantu runaka, nshaka kwigana runaka, nshaka gukora ibi n'ibi mu buryo runaka, ariko nta experience ubifitemo, nta bumenyi runaka ubifitemo. Noneho kubera gushaka gukora ibyo bintu nta n'ubumenyi ubufitemo, ugasanga kenshi uratsinzwe, urafeyirinze, ntugeze aho wifuzaga kugera, ntugeze ku kintu runaka kubera ko ntabwo wigeze ukiga. Birakwiye ko mbere y'uko ukora ikintu ubanza ukakiga, ukamenya ngo iki kintu ngiye gukora kimeze gute,
bityo bizajya bigufasha guperforminga well, bigufashe gutsinda ikintu runaka ushaka kugeraho kibe successful, kubera ko wabashije kukiga, wabashije kukigiraho inosiyo, utazasaza uvuga ngo kuki iki kintu ntakibanjije kukiga mbere yuko ngikora, kuki iki kintu ntakigiyemo mbere yuko ngikora mfite umuhate ngo nkige. Ibyo rero bizagufasha kugira ejo hazaza hawe heza. Umwongereza niwe wavuze ngo if you want to travel fast go with alone, but if you want to reach far go with others. Byanze bikunze dukeneye inyunganizi mu bintu byose dukora bya buri munsi, dukeneye ibitekerezo kandi byubaka mu bintu dukora bya buri munsi, turabikeneye. Ese wowe niyihe ngingo ikoze ku mutima wawe ukumva koko iyo ngingo igukoze ku mutima? Niba hari ingingo igukoze ku mutima, andika muri comment, kandi wibuke gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, ikiganiro nzajya nkora kizajye kikugeraho, kandi njye nkora inama zubaka zikugereho uri uwa mbere. Ciao ciao, ndabakunda. Mwibuke gukora subscribe kuri channel yanjye ya Sarah Gloria TV Show.